rero nubaha abagabo bakubita abagore. Iyo mvuze ngo ndabubaha n'uburyo kuvuga ko nanze kuvuga ko mbasuzugura. Umuntu muraza kuryamana mu gitanda wamukubise. Can't you see it's stupid? Jewe nagennye gukubita umugore ntabwo nararana nawe. Ubu se ahengereye nijoro kandi ikintu kigutangaza wamukubise urangije umutanga gusinzira. Serious. Ukubise umuntu urangije umuryama iruhande urangije ukora ikosa ryo kumutanga gusinzira. Agiye agafata akanyundo akakumena umutwe uretse Imana ye. Ariko abagore muri beza, Imana igibaho umugisha. Ariko n'abagabo dusigaye turi beza ko harimo abakubitwa. Icyo ndimo kubumvisha, Imana yabwiye Adamu ngo kiriya giti nashyizeho icyapa ntimuzakirye, ariko yarakiriye. Reka twihute. Amaze kukirya urupfu rwinjira mu isi. Mwabonye ya texte twasomye, hari inkuru twigeze kwiga kera twiga mitology y'Abagiriki. Imana yawe yitwaga Zeus. Noneho umugabo witwaga Prometheus, Promete aragenda yiba umuriro. Ariko akagira umuvandimwe witwaga Epimetheus. Noneho ibwira iyo mana yabo Zeus iramubwira ati, ibwira witwa Hephaistos ati ujye mu butaka unkoreremo umugore mwiza ntego umutego bari bavuna muheto banyibye umuriro. Hanyuma akora umugore mwiza witwa Pandora. Pandora rero witwa Epimetheus murumuna wa Prometheus wibye umuriro aramurongora. Zeus amuha kadodo mariage akaboxe. Ubundi bavuga ngo ni box ariko ubundi rwaro rwabya yari jar, yari kari nka kabindi gapfundikiye. Bamwe bavuga ngo hari harimo imigisha ariko abandi bakavuga ko harimo ibya. Aravuga ati aka kabindi umunsi wagapfunduye isi zabona kaga. Umugore aragatwara. Epimetheus aramurongoye ubwo yinjiye mu isi azanye kabutindi. Hanyuma umunsi umwe kubera amatsiko kubana n'urwabya rudafunguye ararufungura ngo ibi byose bisohokamo. N'umunsi Adamu yakoze icyaha nimwumva ko Imana yamubwiye. Icyambere yaramubwiye ngo Adamu ihera ku mugore. Nako yahereye ku nzoka. Irabwira ngo wanzoka we, ubu none ugiye kuzajya urya ibitaka, uzagenda ukurura inda, shyize urwango hagati y'umugore nawe, bazajya bakumena umutwe ariko nawe uzajya ubaruma. Ariko mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzakumena umutwe burundu. Arangije abwira umugore ngo rero madamu, kuva wiyemeje ugasora mu rubuto nababujije, waactivatinze, wahaye ubuzima urupfu. Icyambere uzajya ubyara ubabara. Uzabyara abana ubabara. Kuko ikibi nta nubwo ari n'igihano kindi. Imana yabwiye ngo icyo nari nababujije nababujije kurya ku kibi. None kiriya kibi ingaruka yacyo uzajya ubyara ubabara. Niba ngombwa bazagukorera cesarienne rimwe na rimwe no gupfa uzapfa. Icya kabiri, mu bibi wapfunguye muri ruriya rubuto, umunsi mwaruryaga bikabinjira mu maraso, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo nawe azajya gutegeka, azagutwara. Ubundi mwitangirira umugabo n'umugore baruzuzanyaga, ntabwo yari umutware we. Biriya ntibazababeshye. Adamu yayoboraga Edeni ariko azi icyo ashinzwe, na Eva azi icyo ashinzwe, bakuzuzanya. Ariko supremacy, ubutware, gukandamiza umugore, byaje umunsi bakora icyaha. Byari bifungiye muri rwa rubuto rw'ikibi n'ikiza. Icya gatatu, ibwira umugabo ngo rero wa mugabo nawe, muri ya mibereho myiza mwagiraga, ugiye kujya urya wiyushya kuya. Ubundi barakoraga ariko nta byuya byabagaho, nta stress. Kubyara byari umunezero, no guhinga byari umunezero. It was a joy. Uzarebe iyo ukora akazi ukunda wumva nta stress, wumva unezerewe, n'umusaruro uva mukakunezeza. Imana irababwira ngo muri cya kibi mwasoromye uzajya noneho ukora ufite stress wiyuhakuye. Kandi nubwo uziyuhakuye, ibyo uzakuramo ntibizaguhaza. Ubutaka uzamera amaho n'ibitovu kubera wowe. Kandi nurangiza uzasubira mu butaka gupfa ko uzapfa. Urupfu rwaje.
biriya byose ntabwo byari mu mugambi w'Imana. Noneho ariko Imana ibaha isezerano irababwira ngo kubera ko mbakunda nzohereza uzabakura muri ubu bubata bwo gupfa. Haleluya, haleluya. Aha rero niho isezerano rya Yesu rizaho. Yababwiye ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavuka uzamena umutwe w'iriya nzoka, ariko nayo izaba yamurumya agatsinsino. Turaza kubigeraho. Ibintu bine nshaka kubanza kuvuga ku rupfu mbere yo kuruvamo. Buriya Bibiliya itubwira neza ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana muri Kristo Yesu ni ukutugarurira ubuzima bw'iteka. Ahandi Pawulo yandikira Abakorino arababwira ngo umva, reka mbabwire iby'urupfu. Ngo warupfu we, urubori rwawe ruri hehe? Ngo kuko icyaha nicyo rubori rw'urupfu. Iryinyo ry'urupfu riba mu cyaha. Amen. Hanyuma icyo Yesu yagombaga kuza gukora, ubwo muhise mucyumva, kuko ubundi urupfu hari amahame ane y'urupfu nshaka kubanza kubabwira mbere yuko n'ijuru ko Yesu yarudukijije. Icya mbere, urupfu rwariho mbere yuko icyaha kibaho, ariko ntirwari active, ntirwari rufite imbaraga, sibyo? Ibyo twabibonye. Icya kabiri, urupfu ni karinganiza. Niba hari ikintu kibaho kiringaniza abantu bose, Bibiliya iratubwira mu Baheburayo ibice 9:27 ngo abantu bose bahawe gupfa rimwe, bose. Ngo kandi nyuma y'urupfu hakaza urubanza. Amina. Bose bahawe gupfa rimwe, nyuma y'urupfu hakaza urubanza. Ariko Pawulo akandika avuga ngo ariko abari muri Kristo Yesu bo hirya y'urupfu nta rubanza bazacirwaho. Haleluya. Ihame rya gatatu ku rupfu, kuko urupfu rwo ruraringaniza abantu bose. Muzabyitegereze namwe muzabibona. Yesu yigeze kwigisha, yavugaga ku mukire n'umukene, kuri Lazaro, ariko utari Lazaro wa wundi musaza wa Mariya na wa Marita, umwe wagiye mu gituza cya Aburahamu. Aravuga ngo nuko umukire arapfa n'iki n'umukene arapfa. Salomo yaranditse mu mubwiriza igice cya 9, aravuga ngo erega buriya, reka mbasomera ayo magambo kuko yo ndashaka kuyasoma. Umubwiriza mu gice cya 9 kuva ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Salomo abihuza neza, aravuga ngo ibyo byose nabitekereje mu mutima wanjye kugira ngo mbigenzure yuko abakiranutsi n'abanyabwenge bari mu maboko y'Imana, n'imirimo yabo ari urukundo cyangwa urwango, umuntu ntacyo azi muri ibyo byose biri imbere yabo. Byose kuri bose bibageraho kumwe. Amaherezo y'abakiranutsi n'ay'abakiranirwa namwe, ay'umwiza uboneye n'uwanduye, ay'utamba ibitambo n'utabitamba. Uko umwiza amera niko n'umunyabyaha ameze, urahira ameze nk'utinya kurahira. Bose, abeza n'ababi, abakuru n'abato, abize n'abatarize, bose barapfa. Iherezo ryabo ni rimwe. Niyo mpamvu muri icyo gitabo cy'umubwiriza mu gice cya 7 baravuga ngo rega, ngo umuntu najya mu kiriyo hapfuye umuntu, ngo azava yafite umutima ufite ubwenge, ngo kuko azibuka yuko iryo ari ryo herezo ry'abantu bose. Abakire baririnda cyane, ndibuka n'abakomeye baririnda cyane. Ndibuka ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 nibwo Pasika yabaye, hari ku cyumweru. Ndacyabyibuka nkaho byabaye ejo. Nige wigishije hano nicyo gihe ninjira muri Anglikani, ninjiriye hano i Remera. Hanyuma none mba pastori waho, mpamaze imyaka buriye maze myinshi, 33 yose, ko kuva muri 1990 n'indi hano. Muri 1994 namaze umugoroba wose ndimo gushakisha ijambo nzigishaho, ndaribura pe. Kandi bari no muzi ukuntu byari bimeze icyo gihe. Nza kugera ahantu Imana impa ijambo, numva rimanutse nk'irivuye mu ijuru,
ahantu mu Baheburayo ibice bibiri Imana ivuga ngo yarapfuye arazuka kugira ngo abature abahoraga mu bubata bwo gutinya urupfu. aba aricyo nigishaho. Ntabwo rero buri hari ikintu nabonye muri iyi minsi, n'abakomeye bose naboroheje twese ubwoba bw'urupfu. Icyo gihe nari maze iminsi nari manutse tuje muri Bible study, imodoka za zindi ziba ziherekeje perezida za Habyarimana yanyuze hariya, harimo imodoka ntigeze mbona n'imbunda ntigeze mbona, inini n'intoya, zimwe ziri imbere izindi ziri inyuma, ubona koko abantu bameze nk'abafite premonition, bafite nk'ikintu kibabwira ngo uyu mugabo tugomba kumurinda. Hanyuma nigishe kuri Pascal ndavuga nero buriya hari ikintu kimwe niyo byagenda biti, icyo gihe ngira ngo nari mfite ubuswa bwinshi, ntiburiya nubwo bamurinze kuriya mushobora kumva muri iyi minsi bababwiye ngo tubabajwe no kubamenyesha yuko yapfuye. Reka mbivuge ku cyumweru, kuwa kane mu gitondo ufunguye radio numva itangazo rimeze nkaho naritanze ku cyumweru. Abantu barawe barambwira ati ugomba kubuzi n'abamwishe kuko wabivuze ku cyumweru apfa kuwa gatatu nijoro. Ndababwira n'urugero natangaga mu mbabari, ariko iyo nshaka kubabwira Bibiliya yatubwiye ngo abantu bose batinya urupfu, baba mu bubata bwo gutinya urupfu, ariko kugira ngo Imana ibudukuremo yohereje umwana wayo araza aradupfira. Haleluya. Kuko buri ibanga ryo kudatinya urupfu, ibanga ryo kuva mu bubata bw'urupfu no kumenya Yesu. Haleluya. Reka noneho twinjire muri icyo ngicyo ko niryo hame ry'ingenzi ry'uyu munsi, hame ryo kuzuka kwa Yesu. Bibiliya iratubwira ngo urubori rw'ibyaha ni urupfu. Ni iki gikurura urupfu? Ni ibyaha. Reka mbere icyo bikora, ushaka gukurura inzuki hano wahamena ubuki. Niba mushaka ko mbibereka, nshobora kujya hano hirya nkagura ubuki nkaza nkabusiga ku bibabi by'izi ndabyo, mutaranasohoka hano mwabona inzuki zuzuye hano mutazi naho zivuye, kuko inzuki zirahumurirwa zikamenya aho ubuki buherereye, n'utundi dusimba. Buriya rero Bibiliya iratubwira ngo urupfu narwo rukururwa naho ibyaha biri. Aho ibyaha biri urupfu ruza rurondaronda rukavuga ngo hari ahantu hari aha, uyu muntu ubwo arimo icyaha arazapfa, uriya nawe arimo icyaha azapfa. Noneho icyo Yesu yakoze, kuko we yavutse nta cyaha afite. Amina. Ndetse aratubwira ngo ubu jyewe urupfu nta butware rumfiteho kubera ko nta cyaha nakoze. Aha rero twari kugira ingorane, kuko urupfu rwaramurebaga rukabona we ntabwo arukurura kuko nta cyaha afite. Kugira ngo rero rumujyeho yagombaga kugira icyaha. Murimo murankurikira neza? Are you following? Muri Yohana igice cya 10, reka mbere kuri 11, aratubwira ati nijye kuzuka n'ubugingo. Ntabwo yavuze ngo jye ntanga kuzuka, ariko oya, jyewe ndukuzuka kandi ndi n'ubugingo. Iyo ninjiye muri wowe kuzuka kuba kugiyemo. Haleluya. Ufite Yesu muri we afitemo kuzuka, utamufite afitemo urupfu. Ufite Yesu muri we afitemo ubugingo, utamufite atwaye urupfu. Hanyuma arangije abwira abigishwa be mu gice cya 10, arabwira ngo rero ubwo mu ndeba jyewe urupfu nta butware rumfiteho. Yohana igice cya 10, hagati jyewe urupfu nta butware rumfiteho, kuko ariko iyo mbishatse kandi naje kubikora. Umurongo wa 17 igice cya 10 aravuga ngo igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane, nzabutanga nindangiza ngire nti mbusubirane, nta ubunyaka ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye, kuko nta ushobora kunyica. Na Pilato yaramuga ati uzi ko nakwica cyangwa n'ugata Pilato, byitondemo, ngewe am not from this world, ntabwo ushobora kunyica utabihereye uruhusa no hejuru. Aramuga ati ariko bavuze ngo uri umwami, ati ndi umwami nyine ariko si uwa hano. Haleluya. Buriya ikiganiro cya Pilato na Yesu cyari gishimishije. Uri umwami, ati ndi umwami, wabivuze, ariko n'ubwami bwanjye si ubwa hano. Iyo bubu bwa hano nari kuzana ingabo zanjye legiyoni 12 z'abamarayika. Pilato ati wowe
ushobora guhamagara legiyoni 12 ko legiyoni imwe yabagamo abasirikare 6,000 wowe ushobora guhamagara legiyoni 12 z'abamarayika plus. Pilato agira ubwoba arasohoka aravuga ati uyu mugabo avaye ko yanteye ubwoba, uyu mugabo nuwaye. Agateka we uyu muntu aragukanga gusa mubambe ibisigaye biduharire. Hanyuma ariko Yesu yari yarabivuze mbere aravuga yewe ntawe ubunyaka ahubwo mutanga ku bushake bwanjye, nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Data yarambwiye ngo manuka ubutange ariko nurangiza ubwisubize kuko muri we harimo ubugingo. Haleluya. Yashoboraga gupfa yarangiza akiyuburura kongera agasubirana ubugingo, arabutanga ku bushake bwe. Ariko kugira ngo urupfu ruzamurume hari ibyo yagombaga kwishyiraho. Bibiliya iratubwira ngo rero kugira ngo akurure urupfu arutega umutego. Urupfu rwari ruje rudushaka, hanyuma ibyaha byacu arabiterura byose abyirundaho. Niko Yesaya yatubwiye ngo yishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu, yishyiraho n'intimba zacu n'imibabaro yacu, yishyiraho n'ubumuga bwacu abyirundaho, mbese ajya munsi yabyo. Urupfu rumurebye rubona si wa wundi, ruravuga ati ariko uyu nawe nshobora kumwica. Baramutwara batari ko Pilato dufashe tumwice. Satani avuga ati ariko uyu mugabo koko arapfa. Baramukubita babona erega burya nicyo cyatumye nawe udagira ikibazo. Baravuga ati byari byose afite ubushobozi bwo kubacika, yanga kubacika kuko niwe utanze ubuzima bwe. Baramufashe baramukubise. Erega Petero yari yazanye n'inkota avuga ati byari byose ndamuzi buri afite udukoryo twinshi, araza kuduha sinyari tubacape. Baje bamufashe Petero akubita ugutwi kuragwa. Yesu aravuga ati Petero ibyo urimo ni ibiki? Ngewe ntanga ubuzima bwanjye kuko nzashakira nzabusubirana. Subiza inkota mu rwubati. Izo ni intambara zo kwisi, ngewe sindi uwahano. Baragenda bajya ku mutambyi mukuru. Petero yaragitegereje batari kubya byose, hari ikintu kimwe nzi, uyu mugabo hari buze guhindukirira arabereka aho abera ishyano. Aragenda ageze ku mutambyi mukuru abona baramukubise. Ariko se yaretse baramukubita ko mbona nta kintu arimo gukora. Petero aramwihakana aravuga ati yabona kurikira gasuye ngo yura mugabo simuzi, ntabwo ari wa wundi. Umuntu wagenze ku mazi baramufashe uko bishakira, umuntu wahinduraga imigati, umuntu wazuraga bapfuye baramufashe. Aramwihorera Petero aragenda, ariko ngo abikurikirira hafi akavuga ati byari byose icyo nzi ni kimwe, hari ahantu ari buze guhindukira buriya. Abona arapfuye, abona baramuhambye, Petero arigendera ariheba. Ariko ageze ikuzimu ko yishyizeho ibyaha byacu, urupfu ruramuruma. Haleluya. Kuko urubori rw'urupfu ruri mu byaha. Aravuga tumva rero kugira ngo ururiya rupfu nzarwasamure ndukura amenyo. Hari inzoka z'ubumara zibamo impiri, zibamo incira n'izindi, bajya bazishyira muri zoo. Ukabona umuntu aragifasha agitwaye ku rutugu, ukabasira muntu atwara impiri ku rutugu. Abantu ndetse bakamutangarira ati buri afite maji ikomeye cyane. Ya hehe? Inzoka barayifashe bayitera urushinge irasinzira, isinziriye amenyo buri gira amenyo abiri niyazana ubumara, fangs, bakazikura. Iyo bamaze kuzikura niyo yakuruma imeze nk'uguciriyeho amacandwe nta kivamo, akagifata akajya kigendana kuko niyo cyamuruma ni nk'uduhata umujomba, nta mbaraga biba bigifite. Urupfu Yesu yaragiye aravuga ati rero ndabizi warupfuwe, urubori rwawe ruri mu cyaha, henga nze mbanze ndihirira icyaha nkwambure imbaraga zawe. Haleluya. Ngo aramanuka gikuzimu. Agezeyo Satani akoresha umunsi mukuru avuga ati wa mugabo uzi ko yatubeshyaga, burya twagira ngo ni igihangange none nawe yapfuye. Ariko yavuze ngo ntanga ubuzima bwanjye aho nshakiye nkabusubirana. Agiye kubona abona aho bamurambitse abona aregutse. Uyu mugabo yegutse ate? Abandi barabora none waregutse. Abona aregutse. Aciyeho akomanze kwa Satani aramubwira ati Satani rero amasezerano kuva mu itangiriro yasezeranywe naya ngaya, warandumye ariko none nje kukwambura ubutware bwose, mpereza izo mfunguzo. Aba bose nabarihiriye kuko jyewe nta cyaha nakoze, urabizi neza. Aba bose n'abazaza nyuma yabo n'abagiye imbere yabo, mpereza imfunguzo.
anyuraho ba Mose bari bati muzamuke mwe mugiye ndaza kubasangayo. Niyo mpamvu muri Matayo nimusoma neza aravuga ngo babonye ngo amaze gupfa ngo habaye igishyitsi cyinshi, ngo ibituro by'abera birafunguka, ngo babona abera bamwe barimo gutembera mu murwa. Haleluya. Kuko yagezeyo ikuzimu barabimenya, baravuga ngo twakoze ikosa, uyu mugabo yari yatwihishemo, yishyizeho ibyaha by'abari mu isi, yishyiraho intimba zabo, yishyiraho imibabaro yabo, turamwica tugira ngo arapfuye, naho yagira ngo yinjire iwacu. None yahageze kandi afite ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Abwira Satani ati rekura Mose azamuke. Babona Mose yagiye. Rekura n'Aburahamu amukurikire. Babona Aburahamu yagiye. Babona Yosefu yagiye. Babona ba Dawidi bagiye. Babona ba Kalebu bagiye. N'abandi bose ngo abo ngabo bajyaga babona kuza ko bakabibona biri kure, ngo bakabyifuza, ngo bakavuga ngo ariko we waza duha tugatura muri iriya gakondo. Ngo Imana ikavuga ngo ndi Imana yanyu, ngo ntigi isoni zo kwitwa Imana yabo, ngo ko yabiteguriye gakondo. Haleluya. Kandi natwe turimo. Buriya hari ikintu giye kinezeza cyane, reka mende mpere kuri ibya jenoside yakorewe Abatutsi. Kera buriya hari komparizo nyinshi zikomeye ziba hagati y'iki gihugu n'ibyo tuba twigisha. Twari dufite groupe y'abasore, twari turimo turabavuga butumwa b'abasore b'imigirigiri, abitwa Bahavugimana Isirayeli, nibo bari mukuru muri twebwe, abitwa ba Simoni, abitwa ba Alphonse, abitwa ba Julienne, abitwa twari benshi. Tukavuga ngo tugiye gusengera iki gihugu tukibwirize kugeza igihe imbaraga z'Imana zizaruta imbaraga za Satani. Muzi ko twagiye gusaba airtime kuri RTLM, ubushaho tuba turi muri kategori mbi. Ariko bari kubyemera ko twebwe twagerageje, twaragiye tujya kugura airtime kuri RTLM ngo tujye tuvugaho ubutumwa. Baratubwira ati mugende mutwandikire mutubwire umurongo editorial line ibyo mushaka kujya mushyiraho. Turashaka kujya tuvuga ubutumwa bw'amahoro. Baradusubiza ngo uwo murongo n'uwacu ntibijyanye, batwima airtime kandi twendaga kuyigura. Baratwangira, twara abantu bumva tuzasenga tukabwiriza kugeza igihe abanyarwanda bakundana. Bose barapfuye, hanyuma agenda asigara. Rero nyavuga nti umunsi nzagenda nzababwira ngo cya gihugu twasengeraga burya byaje gukunda. Haleluya. Cya gihugu twasengeraga byaje gukunda. Mbabwire nubwo bikiturushya, nubwo mugifite inzikekwe mu mitima yanyu, murabenshi murazibitse Mana, ariko byaje gukunda. Niburo ubu numva bavuga ururimi rutandukanye n'urwo twavugaga. Nuzakuringaniza akakurenganya azabikora rwihishwa, ntazabikubwirira imbere yawe. Umugabo yaransuzuguye bankuye muri universite, angaraguza gati, bintera kwifuza igihugu gitandukanye n'icyo nari ndimo. Icyo nshimira Imana no munsi nuko umwana w'umunyarwanda azamuke pfiriya sanshiri, akiyigira imibare akayimenya, agatsinda afite amanota menshi, ukabona bamuhaye scholarship agiye kwiga muri Amerika, badakurikiye ngo nuwo kwande. Yewe nabonye scholarship yo kujya kwiga muri Amerika barayimbuza ngo kubera ko nduwo kwande. Nta nubwo bari bazi na data, icyo babonaga ni igipapuro cyane Rututsi gusa. Icyo nshimira Imana nuko no munsi umwana w'umunyarwanda agenda akikorera ikizamini, waza wifitiye amanota yawe, watufite uburenganzira kuri scholarship bakayiguha. Icyo cyonyine kirahagije ngo nishime rwose. Ningerayo nkabona ba Isirayeli n'abandi zabwira muzi bya bintu twajyaga dusengera byarabaye. Ibyo mbivuze numva mu maso hajemo amarira, ariko hari ibindi bijye binzi Yesu ubwazaza, umwami Yesu ubwazaza, umwami Yesu ubwazaza, tuzamureba tunyurwe. Buriya iyo ndimo kugereranya ibi bintu bibiri, u Rwanda n'ubwami bwa Yesu, ntabwo u Rwanda ari paradiso. Twaragerageje, twararutunganije, ariko ntabwo ari paradiso. Mujye mubinyemerera,
no kuri icyo kibazo cy'amoko ntabwo dutunganye. ubu wanzanira icyuma, nabibwiye abo twateranye ejo bundi, wanzanira icyuma akagishyira hari nk'abapima, ubuhutu bwanyu n'ubututsi bwanyu bwavuga, kuko nubwo tuvuga ngo twabivuyemo turacyabifite. iyo mwicaye iwanyu mwenyine murabivuga, ariko intego dufite nuko bizavuga. nkuko nubwo Yesu yaducunguye abantu baracyafite ibyaha, ariko intego dufite nuko tuzabivamo, ubwami bw'Imana bukaza. reka tugumane ibyiringiro kandi dukomeze tugende, kuko Yesu yaraje ajya ikuzimu aramanuka. reka nsoze abwira ati Satani ati mpereza imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. muribuka Yohana ari ku kirwa cya Patimo afite ubwoba ko bagiye kumwica kuko yari prison udasohokamo. Yesu aza kumugenderera mu isura ya Yesu wazutse, araza ngo amubonye yikubita hasi, aramubwira ati se mwami kuje kungenderera ukaza mu cyubahiro kirenze, nawe ati nje kukwereka, ndagira ngo nkwibutse ko nijye ufite urufunguzo rw'urupfu n'urw'ikuzimu. Haleluya. umwami wacu niwe ufite urufunguzo, ntihazagira umuntu ugukanga ngo burye nakwica. Yungura utariko ujye witonda, jewe ndashinganye, mfite umwami wanjye niwe ufite urufunguzo rw'urupfu n'urw'ikuzimu. abenshi kuba tukiriho nuko ari we wari ufite urufunguzo, akavuga ngo ya ntabwo muri bumutware, mushobora kumukubita akamugara, ariko ntabwo mumutwara ngo nijye ufite urufunguzo rw'urupfu n'urw'ikuzimu. aho nzamuhamagarira azaza, ariko nta muhamagaye bwebwe nimushobora kumwica. ari umuntu agutera ubwoba, ariko iyo wamenye umwami wawe ufite urufunguzo rw'urupfu n'urw'ikuzimu, uramubwira ariko ubundi se urarushywa n'iki? nuna nanyica bigakunda ni wowe uri buba umpamagaye, kandi nunyica bigakunda ndaba ngiye iwacu. so nta gihombo, ntuzantera ubwoba ngo twakwica ukaba unyohereje iwacu. ibi twarabisobanukiwe, umwami wacu niwe ufite urufunguzo rw'urupfu n'urw'ikuzimu. amina. abo bakecuru n'abasaza n'abandi, hari ubwo Satani azavuga ati ubukecuru uzaguhitana ahubwo buratinze. sinya mbabwira data bukwe yigeze kumwe atari kugiye, naragenda musengera aravuga ni Imana rwose uyu mubyeyi wacu mukure mu bitaro. aramubwira ati najyaga ngira ngo urakuze, turacyasenga amasengesho y'abapfapfa. ati se ubundi Imana iransubiza mu rugo ngo njye gukora iki ko ntacyangikorera, njye kwicara mbe dekorasiyo mujye muza mu ndebe nk'abareba indabyo. ati ubutaha nusenga uzabwira Imana ngo Mana uyu mubyeyi yaragukoreye, muhe imbaraga zo gutaha. ati njye nkumbuye gakondo yo mu ijuru. kandi niko byagenze. burya mujye mupfa nk'abakiranutse, ntuzapfushe inyita amenyo nk'imbeba. oya, ujye wicara ugenda uvuga ngo hafi yo kugera iwacu. amina. urupfu ntiruzabatera ubwoba, umwami wacu yarukuye amenyo. hanyuma arangije aratubwira ati nimugende mumbwirire abantu, niho nsoreje, mugende mubabwire ngo umudendezo warabonetse. kandi icyo nkundira Yesu amaze kuzuka, reka ndangirize ku rwenya rw'Imana. hanyuma buri Imana igira urwenya, mwari mubizi, Imana igitera urwenya. Farawo yafashe icyemezo cyo kurandura Abayisirayeli, Imana iravuga ngo ngiye kukwereka ko ari giye gutegeka ijuru n'isi. ifata Mose uzakura Abayisirayeli muri Egiputa, kuko yagombaga kwiga ubwenge bwose bwo muri Egiputa, akamenya kwandika no gusoma, kuko yagombaga kuzandika ibitabo 5 bya mbere. aravuga ngo uyu mwana ni mumushyire hariya mu mugezi, ndaza gutegeka umukobwa wa Farawo ajye gukaraba ingona zitaramurya. aragenda agiye gukaraba, abona kana kararize, Imana igashinga urwara kararira. kariza hageze kararira, imuteramo impuhwe aragakunda. aranabivuga ngo dore akana k'Abaheburayo ba bandi badutegetse ngo tubice. aragaterura aragahagatira. mushiki we Miriyamu araza aramubwira ati njye kugushakira umuja ukumukurerera. ati genda. nyina wa Mose aramwonsa babimuhembera. ninde wundi wahembewe konsa umwana we? ariko nabonye mu Rwanda dusigaye tubikora. burya u Rwanda rusigaye igihugu cyiza, hari abantu babyara bakabongeraho inyunganizi ngo kugira ngo abana bamere neza. none bisigaye byaratumye abakene basigaye bakunda kubyara cyane ngo babone inyunganizi. bahemberwa konsa abana wabo. ariko Mose bamwonkeje nyina ahembwa na Farawo. arangije amaze kuba mukuru baramumushyira, amwishyurira school fees, yiga primaire, amwishyurira tuition, yiga university. kuko Bibiliya bitubwira neza ibyakozwe mu mwaka 727 yiga ubwenge bwose bwo muri Egiputa, agira imbaraga mu magambo no mu bikorwa. yari yarize cyane Mose. arihirirwa na Farawo wagambiriye kubarimbura kandi uzakura Abayisirayeli muri cya gihugu.
iriya mana yacu igira urwenya. Noneho Yesu agiye gupfa, umva urundi rwenya. Imana iravuga ngo ndashaka yuko abanzi banjye aribo bazaba bahamya ba mbere yuko yazutse. Haleluya. Murebe muri izo Bibiliya zanyu mu gice cya 27 umurongo wa 62 ngo nuko bukeye bwaho ariwo munsi wakurikiraga wo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wa mubeshyi akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Tegeka barinde igituro cye, bakirinde cyane, bazageze ku munsi wa 3 kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo yazutse, kandi kuyoba kwa nyuma kuzaruta kwa mbere. Pilato aravuga ati, ngaba abasirikare, ngaba abarinzi, nimugende murindishe uko mubizi. Ngo nabo baragenda barindisha igituro, baho mu bushishi ku gitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'igituro, babushyiraho ikimenyetso abarinzi bahari. Barafashe bashyizaho super glue, igitare bagifatanishije nibuye. Aravuga ati, umva ko wigenje, umva ko uzasohoka. Bashyiraho abarinzi. Hano iyo bavuze abagaride b'Abaroma, minimum baguhaga kugira ngo urinde imfungwa 16. Muribuka Petero afungiye kwa Herode yararinzwe n'abasirikare 16. Marayika yaraje amucishamo hagati barigendera. Imana igira urwenya. Hano noneho barinzi intumbi ngo itaza kubacika. Wabonye intumbi icika? Abashyizeho abasirikare barenze 16 bararinda. Yesu arabihorera bararinda. Amaze kurangiza akazi kamuzanye anyuraho arigendera, igituro gisigara mu busa. Marayika araza ngo amanutse, abasirikare bagira ubwoba, baravuga ati, ariko nimuhumure, nje kubereka. Ngo ashyiraho urutoki yegura igitare, agikubise hasi. Ntabwo Yesu yasohotse, mu yari yagiye kare. Abasirikare birabacanga bati, wa mugabo yaducitse. Ariko no kwa Satani niko byari byagenze. Satani yagiye kubona Yesu ahagaze, aramubwira ati, rupfu, uyu yagucitse hehe? Kuzimu yagucitse ate? Ati, uyu mugabo natwe yatuyoboye, yaje yitwikiriye ibyaha tugira ngo numwe mu bapfa, none twasanze ari muzima. Uzi ko yaje hano ari muzima, ibyaha byamaze kumuvaho, tubona arahagurutse ari muzima. Ibyaha arabidusigiye, abisize mu mva, twabonye yegutse, tugira ngo niwe wamuhamagaye umuhuruza, kandi twabonye atwaye imfunguzo. None se ko ari we wari uzitunze, yari gukingurira Mose tukamuza, twe dufite ubushobozi. Wari wari ufite imfunguzo, wazimuhaye ute? Watugwara ducitse. Ngo Satani atangira gushoza intambara ku barokowe, ariko ibyo tuzabyiga ubundi. Ariko ikintu kinshimisha, aba basirikare nibo babaye aba mbere gutangariza isi ko Yesu yazutse. Baragenda babwira abatambyi bakuru, bati, wa mugabo ibyo yababwiraga ni ukuri, he is gone, yazutse. Haleluya. Abatambyi bakuru bavuga ati, ibyo byose twanze no gushyiraho abasirikare bacu barinda urusengero kuko atari abaprofesiyoneri, duhabwa aba Republican Guard. Buriya mu basirikare bari serious mu bijyanye no kurinda, ntuzabakinisha. Pilato yabahaye bamwe mu barinzi be ba Republican Guard, professional, bararinda. Kandi mu Baroma iyi imfungwa yagucikaga cyari igihano cy'urupfu. Mwibuke babandi bari barinze kwa Petero, kwa Pilato, ngo nako kwa Herode, bahise babica. Ariko abangaba batangira gukora ariko abangaba barashinganye. Kiriya kinyoma twakwirakwije, mwebwe mwigendere, ariko mudufashe mujye bumvuga ko baje bakaba abantu b'abaturage bakwiba bataba professional soldiers barinze umuntu. Kukuraho igitare byari bikomeye, abasirikare bari benshi, baragenda baravuga ati, yagiye, yazutse. Amina. Hanyuma barangira ngo babihera amafaranga. Burya Yesu aradukiza. Nabari abasirikare bavuga ati, wajya arinda umuntu nkuriye, baduteye kashi kandi ntacyo biri budutware, kuko batubwiye ko bazabwira Pilato bakadukavaringa, kandi baduteye baduhaye ku ikofi. Imana igira urwenya. Ruriya rwo rwari rurenze. Abantu ba mbere bahamije ko Yesu yazutse ni abasirikare b'Abaroma, kuko ngo yahuye n'abagore bari baje kumusiga imibavu, ariko nabo rero barabapfapfa. Uje gusiga imibavu umuntu wapfuye, urasigaho imibavu ngo bimara iki? Ibyo tuzabyiga ubundi. Hanyuma ngo aravuga ati, nimugende mubwire bene data yuko nazutse. Iyo niyo mission. Mugende mubwire bene data. Namwe mwicayemo hano ndababwiye ngo nimuze duhaguruke tubwire bene data ngo he is risen.
ngo yarazutse, kandi yazutse kugira ngo tugaruke mu mugambi w'Imana, yazutse kugira ngo adukize ibyaha, yazutse kugira ngo adukure mu ntimba n'imibabaro, yazutse kugira ngo bya bindi byose byamwishe bituveho, tugaruke mu murongo w'ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha.